ihame ry'umunsi. Uyu munsi tugiye kuganira ku ihame ryo gutabarwa. Ese kugira ngo utabarwe uba wubatse irihe hame? Uba wubatse ihame ryo gutabaza. Ni watabarwa utatabaje. Yeremiya 33:3 aravuze ngo nabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Shuti mwene da, iri hame rirakomeye. Iri ntago watabarwa utatabaje. Hari abantu babanebwe mu gusenga. Imana ishyizeho gahunda iravuze ngo nabaza ndagutabara. Iri ni ihame. Wowe urarya ntusenze, ntacyo ukoze, ntacyo ubihinduye, nutagira icyo ubihinduraho ntabwo bizahinduka. Amen. Nabaza ndagutabara. Urumva Imana itegereje gusa kuri butabaza. None Imana nawe yavuze ngo tera intambwe imwe ndatera 99 mwegera. Hari irindi hame rigaragara mu Gutegeka kwa 2:28 ngo nzaguha umugisha amajya n'amazi. Ni umugisha nzaguha wahagurutse wagiye, ni n'umugisha nzaguha uri mugaruka. Aya mahame tuzayaganiraho azahindura ubuzima bwanyu mubibona. Nyagasani Mwami Imana yacu, sengeye umuntu kuri uyu munsi wa none wumvise rino hame. Uyu wari umunebwe utari ukibasha gusenga, ndasenze kugira ngo abashe gutabaza. Nabaza ndagutabara ndakwereka ibikomeye biruhije utamenya. Uyu munsi wa none umuntu uri bugutabaze kuri iki kibazo yari afite, uze kuza kumutega amatwi umutabare. Ahari bugutabarize hose uze kuza kumusubiza. Ndasenze mu izina rya Yesu uze kuza kumva ururimi rwe. Soje nkubwira ngo ibukuriwe biri mu bigize amahame.